ari mwino minsi twibande kuri minsi byabaye business umuntu araza kuvuga ati ngewe ndi umuhanuzi yego akaba afite abakomisiyoneri bamushakira abantu baza gusengera iwe ayo makuru arahari ko hari abantu bavuga ko ari abahanuzi bafite abantu babashakira abakomisiyoneri bafite abakomisiyoneri babashakira abantu baza gusengera hari abantu b'abatekinisiye abakomisiyoneri b'abahanuzi bafite n'amakanisa bakoranirizamo abo bantu bafite abantu babashakira abakiriya bafite umva kandi nabo bagashaka uburyo bagerageza gushaka ibitangaza bya pirate kugira ngo abantu bemere ko ibyo bavuga ari Imana iri kubakoresha ni ukuvuga ngo rero abantu bararya barimenge kuko abantu bitonde nagucema ijambo abantu bitondere icyo bita umuhanuzi navuze ngo umuhanuzi w'ukuri uzamumenyera ku mbuto ze naho abatari ukuri uzabamenya ni wa muntu ushobora kuza kuguhanurira yarangiza akahita agira ute akubwira ati ariko nta n'itike afite akabwa nta n'itike afite wumvishe iyo mbuto akwereye imbere y'ako kanya umuhanuzi w'Uwiteka nasaba itike. Tubahaye ikaze mu ijuru ry'Abera TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bufite ibihamya. Kanda subscribe winjire mu ijuru ry'Abera TV. Nanone turabasuhuje abavandimwe bacu, inshuti zacu, abari muri Afurika, abari Buraya, abari muri Amerika, aho bwije, ahari mu gitondo, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tubasaba imigisha kuko mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikiye. Uyu munsi twabatumiriye umukozi w'Imana, amasanzwe mumuzi, katumusongera basuhuze. Mbere ko dukomeza batamuzi bongera mumenye. Muraho neza. Muraho neza. Mazina nitwa Namuhanga Donati Gideon, umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha ni Namuhanga Donati Gideon, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Amazina atanu yose nayawe. Cyane. Umuhanuzi mu ijambo ry'Uwiteka. Umuhanuzi mu ijambo, ariko n'ubusanzwe rahanura atari mu ijambo gusa. Imana ikubwiye ngo iyo bije manura nka Yeremiya tuza kumva mu kanya. Okay. Uyu munsi ndi gusaba Imana ngo bize uduhanurire. Amen. Turabyifuje. Amen. Twashatse kuganira ku kamaro k'umumaro w'umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi, mbere ko dukomeza umuhanuzi bani mu ntoki. Ubundi umuhanuzi ni ijwi ry'Uwiteka. Umuhanuzi ni ijwi ry'Imana. Yego. Iyo umuntu wavuze mu rusengero, hanuye mu rusengero, burya abavugiye Imana imuvugiyemo. Hari umuhanuzi, abahanuzi baza mu bwishi, ariko hari umuhanuzi w'Uwiteka. Hari umuhanuzi w'Uwiteka, hari abahanuzi ba Bayali, hari abahanuzi ba Shera, hari abahanuzi ba Shitaroti, abahanuzi ni benshi, ariko hari umuhanuzi w'Uwiteka. Abahanuzi bose babaho se? Barahari. Ubu n'ubu ngo abahanuzi ba Shitaroti, bari Shitaroti babaho? Nk'umuntu yatandukanya gute abahanuzi uwa Bayali, uwa Shera, abahanuzi batandukanye gute? Keshi abahanuzi ba Bayali bahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo bakurikije inda yabo. Bahanura ibijyanye n'amarangamutima yabo bakurikije inda yabo. Okay, nicyo kiranga abahanuzi ba Bayali n'aba Shera. Abahanuzi b'Uwiteka bagaragazwa n'iki? Umuhanuzi w'Uwiteka afata umuntu akamuhuza n'Imana. Gute ubwo? Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe kwinjiramo neza, ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana. Okay, reka nguhe umwanya usenge, numara gusenga dukomeze n'ijambo ry'Imana. Yego. Mana turagushimiye, tugushimiye kuko uri Imana nzima, tugushimiye kuko uri Uwiteka, iryo zina ryawe. Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'amaraso y'Umwana wamenye ku musaraba. Uyu mwanya wa none reka iki kiganiro kiyoborwe nawe kandi kigira amavuta kandi kibashe kugiramo ubwenge bukomeye cyane mu ijambo ryawe. Tugusabye Mwuka Wera wawe kugira ngo arusheho kudusobanurira no gusobanurira abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Reka dusome ijambo ry'Imana rero dusanga muri Yeremiya igice cya 18 ku murongo waho wa 5. Ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, iyi ni umuhanuzi Yeremiya, ngo ijambo ry'Uwiteka ngo rimuzaho riti,
ngo yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Ngo niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe. Igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho bisenywe birimbuke. Ngo ariko ishyanga navugaga niriva reka dusubiremo neza. Ngo ariko ishyanga navugaga niriva mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Amen. Uri kumva ko ubuhanuzi rero buza, umuhanuzi w'Uwiteka ni umuntu ufata abantu akabahuza n'Imana. Nari mvuze ngo umuhanuzi n'ijwi ry'Uwiteka, ni umuhuza w'abantu n'Imana. Umuhanuzi n'ijwi ry'Uwiteka, ni umuhuza w'abantu n'Imana, n'ijwi rihuza abantu n'Imana. n'ijwi rihuza abantu n'Imana, ntabwo ari Imana. Kuko hari abantu bafata umuhanuzi nk'Imana. Ntabwo abo bafata umuhanuzi nk'Imana, sibye na marayika. Na marayika nawe ntabwo tumufata nk'Imana. Ariko hari abantu bafata umuhanuzi nk'Imana, bumva ko umuhanuzi ibintu avuze ari nk'Imana ibivuze, ku buryo ushobora gusanga atinya umuhanuzi kurusha uko atinya Imana. Yes, umuntu kuvuga ngo umuhanuzi n'ijwi ry'Uwiteka, kandi iryo jwi ry'Uwiteka rihuza abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo rya jwi ry'Uwiteka rikorera muri wa muntu. Kugira ngo umuntu yitwe umuhanuzi aba yabanje kwitwa umuntu, ariko muri we hakaba harimo ijwi ry'Uwiteka, kuko hari igihe iryo jwi ry'Uwiteka rimukoresha icyo gihe, hanyuma rikongera rigasubirayo. Ijwi ry'Uwiteka riza rikorera muri wa muhanuzi, hanyuma akitwa umuhanuzi nyine. Bibiliya bundi ivuga bamenya. Bibiliya imwita bamenya. Bamenya rero niwo muhanuzi. Niho abami bajyagayo, abami iyo bakoraga ibyo gukiranuka batari mu byaha, bajyaga kureba bamenya rero, aribo bahanuzi b'Uwiteka. Ariko iyo babaga mu byaha bajyaga kuri bahanuzi twavuze mbere, babandi barupacapaca, ba Shitaroti, ba Shera, ba Konikoni, abacwezi, abo bose. Abahanuzi b'abacwezi babaho cyane. Mane bandinde, Mane bakurinde, abo bakorana n'imbaraga za Antikristo. Kuri iki kiganiro cyacu turimo turaganira ku muhanuzi cyangwa se ku mwifato w'umuhanuzi. Ubundi umuhanuzi gakwiye kwifata gute ari imbere y'abahanurira, cyangwa se baze tuganire ku mwifato we mbere ko tugera ku cyo avuga icyo ari cyo? Ubundi umuhanuzi kubera ko aba afite ubutunzi abantu badafite, akwiriye kwitwara mu mico nk'iy'Imana. Ugasubiramo nkumve neza. Umuhanuzi akwiriye kwitwara mu mico nk'iy'Imana. Shatse kuvuga ngo Imana nimba ivuga ngo irakiranuka, irera, umuhanuzi akwiriye kuba akiranuka kandi yera. Akwiriye kuba akiranuka kandi yera. Yego. Ariko kino gihe urebye umuntu, usanga umuntu ahanura akavuga ngo ngiye nkoreshwa n'Imana, ariko ugasanga ibyo akora bitandukanye n'ibyo avuga. Ugasanga wenda imbuto, akamvuga imbuto zimuranga ntizikwiye kuba ari iz'umuhanuzi. Ubundi umuntu uvuga ngo wakoreshwa n'Imana akavuga ngo ngewe ngo ndi umuhanuzi ngo ukoreshwa n'Imana, ngo mwumve icyo Imana ivugana nawe, uwo ngo abapacapaca, ababeshya wabapacapaca, ntabwo aba ari umuhanuzi, ahubwo mujye mwitonda, uwo ngo aba ari Antikristo. Aba ari Antikristo. Ubundi Antikristo ari gukora mu buryo bwa gihanuzi. Antikristo arimo gukora mu buryo bwa gihanuzi. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo hari abahanuzi, hari n'umuhanuzi. Ubwo twatandukanya gute umuhanuzi w'Imana n'umuhanuzi wa Antikristo? Umuhanuzi wa Antikristo ikintu kizamukumenyesha, uwo nguwo azahanura, ariko ejo mu gitondo umubone ari gusengera inzoga, ari mu kabari, ari kunywa inzoga za Muriture na za Primus n'izindi. Umuhanuzi wa Antikristo imunsi yakubwira ngo Imana iravuze ngo Uwiteka ngo azakugirira neza, ngo Imana iguhaye imodoka, ngo Imana iguhaye ibi, hanyuma
mu gitondo mwahura ukabona yateze ari wenda nk'umuhanuzi wenda nk'umugore w'umudamu cyangwa umukobwa, ukabona nimugoroba muhuriye mu muhanda yateze ashaka abagabo ari indaya, yambaye mini, yambaye ubusa. uwo ni uwantikristo, n'uwantikristo mu rusengero yigira inama, ariko muri we ni ukuvuga ngo inyuma yari imbere y'abantu abagaragara ngo akristo, ariko mu mutima ni uwantikristo wujuje ibyangombwa. Kuko Yesu yaravuze ngo abahanuzi b'ukuri tuzababwirwa n'iki? n'imbuto bera, ngo tuzabamenyera ngo ku mbuto zabo. aha ndakumva neza. Ariko kino gihe iyo urebye usanga nimba ari uko wenda ubuzima bose abantu bose usigaye bubagora, umuhanuzi yacuruza botike, reka ne kuvuga botike, yacuruza uba usanga kumutandukanya n'utari umuhanuzi cyangwa se n'umupagande, kambyita gutyo, I'm sorry to say that, kumutandukanya n'undi muntu utari umukristo ubona bigoye. Usanga imvugo ari imwe, kamera ari imwe, gutukana ari kumwe, myambarire ari imwe. Ubundi umuhanuzi kino gihe wa nyawe wamubwirwa n'iki? Umuhanuzi wa nyawe umubonera ku mbuto ze. Aho ngaho ni confirme. Umuhanuzi wa nyawe umumenyera ku mbuto ze, kuko abahanuzi ba Satani cyangwa abantikristo bakora ibitangaza, bashobora no gukubita no kumanura umuriro. Kandi Eliya nawe yarahamagaye avuga ngo nimba ndi umuntu w'Uwiteka, umuriro no kubatwika ukabatwika. Abantikristo nawe ashobora guhanura umuriro kandi bikemera. Ubwo se wavuye aho ngaho rero iyo hatari mu mwuka wera, Padiri yaravuze ngo niyobera ritagatifu, ariko ntago ari yobera ritagatifu, umwuka wera aradusobanura. Ngo n'abahanuzi bizindi mana batari imana y'ukuri bashobora gukora ibitangaza rero. Yego, bashobora gukora ibitangaza ku buryo wowe mwene data Claude ushobora kuvuga ati nahuye nabamenya, nahuye n'umuhanuzi w'Uwiteka, kandi atari Uwiteka cyane. Ariko mino minsi ibintu byarivanze mutumisha, kugira ngo umenye umuhanuzi w'Imana biragora. Hora n'umuntu akubwira ati ngende umuhanuzi, akubwira ati wenda Imana iguhaye wenda inzu, ko umuntu arinze apfa yanze atayibonye. Abahanuzi bo akeshi ubundi navuze ngo umuhanuzi w'Uwiteka, umuhanuzi nyirizina w'Uwiteka ni umuntu uhuza abantu n'Imana, ni umuntu uhuza abantu n'Imana, abakubwira inzira nziza n'inzira mbi, kakubwira ngo bava mu byaha, kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira ute kujijuka, akagukura aho wari waragiye kure y'Imana akaguhuza n'Imana. Yeremiya ahangaha yatubwiye ngo ijwi ry'Uwiteka ryamujeho, iramubwira ngo nahanurira inzu ya Isirayeli, avuga ati uko mubona iri bumba riri mu ntoki, ngo niba ko abantu ba Isirayeli bari mu ntoki z'Uwiteka. Uri kumva? ngo ni nako ngo abantu ba Isirayeli ngo bari mu ntoki z'Uwiteka. Ariko kino gihe umuntu arabyuka kumva ari guhanura utamenya aho yabikuye, ntiwamenya ngo byavuye he, ati rwose ati ngewe ko umuntu arabyutse arahanuye. Ngewe nahuye n'abahanuzi ba Antikristo, mbibonera gutya live. Bagaragaraga gutugo, nagiye ahantu bari abantu bageze mu 10, bari ahantu mu kaduka, umwe aravuga ngo mutumishe ngo Yesu ashimwe, undi aramubwira ngo uyu ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana kabisa, ati turamwemera, avuga ibintu bikomeye. Ubwo bavugaga ngewe, noneho undi aravuga ati nanjye ndi umukozi w'Imana. Baramubaza ati wese umukozi w'Imana gute? wowe tuzi umukozi w'Imana gute? Wabatijwe ryari, muhe mwuka wahawe Imana ryari? Aravuga ngo ngewe abarokore ngenze uburyo bahanura. Ati bahanura gute? Ngo some ati zominiya, ati zopaye kita neme, ati Uwiteka aravuze ngo bana banje ngo nimwumve, ati ndabazi, ati kandi bahaye umugisha. Umuhanuzi w'ibinyoma bati Kristo nuko avuga, ashobora natinywa no kuvuga ngo Imana ibahaye umugisha, natinywa no kuvuga ngo Imana irabazamuye, natinya no kuvuga ngo Imana irabaza. bablotse bashize mu mutwe cyane. Noneho uzasanga benshi bundi usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'igice cya kabiri, usanga uburyo abahanuzi bavutse mu gihe cy'intumwa. Mu gihe cya kera, mu gihe cy'isezerano rya kera hakoraga ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Habakuki, ba Yoweri, ba Obadiya n'abandi. Abo ngabo
nabo bantu babonetse mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishaboneka abahanuzi barimo intumwa za Kristo. Noneho mu byakozwe n'intumwa, uri kumva, mu byakozwe n'intumwa ho hagaragara uburyo bahawe imbaraga za Mwuka Wera. Dore ibintu ngo byabonetse ngo bari mu cyumba cyo hejuru, urumva, ngo bari mu cyumba cyo hejuru, ngo bahuje iki, bahuje umutima, ngo bari mu mwanya umwe, ngo bibwira kumwe, ngo bafite intego imwe y'isezerano y'uko Mwuka Wera azaza. Umva ikintu cyabaye rero, aricyo shaka kugira ngo ukomerezeho umbaze. Ngo habonetse umwuka ugabanyije, buri wese ahabwa ururimi rwe, undi ahabwa ururimi rwe, ngaboneka indimi zigabanyije kandi zisa nk'umuriro. Nicyo cyagaragaje ko izo ndimi zazivuye ku Mana. Zazivuye ku Mana. Noneho muri iyi minsi uragasanga umuntu ngo sharabanga ngo rasika sika, ukumva mu gitondo umwana aravuze ngo rasika baga baga, urumva, ugasanga ibintu bavuga ni bimwe. Ese Mwuka Wera ko yatanze indimi zigabanyije? Tutageze kure cyane, ari muri ino minsi twibande kuri minsi byabaye business. Umuntu araza kuvuga ati ngewe ndi umuhanuzi, akaba afite abakomisiyoneri bamushakira abantu baza gusengera iwe. Ayo makuru arahari ko hari abantu bavuga ko ari abahanuzi, bafite abantu babashakira abakomisiyoneri, bafite abakomisiyoneri babashakira abantu baza gusengera. Hari abantu b'abatekinisiye, abakomisiyoneri b'abahanuzi bafite n'amakanisa bakoranirizamo abo bantu, bafite abantu babashakira abakiriya. Bafite umva, kandi nabo bagashaka uburyo bagerageza gushaka ibitangaza bya pirate kugira ngo abantu bemere ko ibyo bavuga ari ukuri, ari Imana iri kubakoresha. Ni ukuvuga ngo rero abantu bararya barimenge, kuko abantu bitonde, nagucema ijambo, abantu bitondere icyo bita umuhanuzi. Navuze ngo umuhanuzi w'ukuri uzamumenyera ku mbuto ze, naho abatari ukuri uzabamenya. Ni wa muntu ushobora kuza kuguhanurira, yarangiza akahita agira ute, akubwira ati ariko nta n'itike afite. Akabwira nta n'itike afite. Wumvishe iyo mbuto akwereye imbere yawe ako kanya, umuhanuzi w'Uwiteka nasaba itike. Umuhanuzi w'Uwiteka ntajya asaba itike n'ibibaho, agenda ati wowe uribwiriza kubw'umwuka w'Imana, n'Imana yamuhamagaye, ariko ntabwo ajya kubwira ngo mitike naje nta tike afite, ndahaguruka ne gute, ndagenda. Umuhanuzi w'Uwiteka kwemera akagenda n'amaguru akakugeraho, akaza akagusengera cyangwa akakubwira icyo Imana yavuganye nawe. None abakomisiyoneri bariho bari gushakira abantu bahanuzi, kumva umuntu arakubwiye bablotse, bashize mu mutwe cyane. Noneho uzasanga benshi bundi usomye ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'igice cya kabiri, usanga uburyo abahanuzi bavutse mu gihe cy'intumwa. Mu gihe cya kera, mu gihe cy'isezerano rya kera, hakoraga ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Habakuki, ba Yoweri, ba Obadiya n'abandi. Abo ngabo nabo bantu babonetse mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishaboneka abahanuzi barimo intumwa za Kristo. Noneho mu byakozwe n'intumwa, uri kumva, mu byakozwe n'intumwa ho hagaragara uburyo bahawe imbaraga za Mwuka Wera. Dore ibintu ngo byabonetse, ngo bari mu cyumba cyo hejuru, urumva, ngo bari mu cyumba cyo hejuru, ngo bahuje iki, bahuje umutima, ngo bari mu mwanya umwe, ngo bibwira kumwe, ngo bafite intego imwe y'isezerano y'uko Mwuka Wera azaza. Umva ikintu cyabaye rero, aricyo shaka kugira ngo ukomerezeho umbaze. Ngo habonetse umwuka ugabanyije, buri wese ahabwa ururimi rwe, undi ahabwa ururimi rwe, ngaboneka indimi zigabanyije kandi zisa nk'umuriro. Nicyo cyagaragaje ko izo ndimi zazivuye ku Mana. Zazivuye ku Mana. Noneho muri iyi minsi uragasanga umuntu ngo sharabanga ngo rasika sika, ukumva mu gitondo umwana aravuze ngo rasika baga baga, urumva, ugasanga ibintu bavuga ni bimwe. Ese Mwuka Wera ko yatanze indimi zigabanyije? Tutageze kure cyane, ari muri ino minsi twibande kuri minsi byabaye business. Umuntu araza kuvuga ati ngewe ndi umuhanuzi, akaba afite abakomisiyoneri bamushakira abantu baza gusengera iwe. Ayo makuru arahari ko hari abantu bavuga ko ari abahanuzi, bafite abantu babashakira abakomisiyoneri, bafite abakomisiyoneri babashakira abantu baza gusengera. Hari abantu b'abatekinisiye,
abakomisiyoneri b'abahanuzi bafite n'amakanisa bakoranirizamo abo bantu, bafite abantu babashakira abakiriya, bafite umva, kandi nabo bagashaka uburyo bagerageza gushaka ibitangaza bya pirate kugira ngo abantu bemere ko ibyo bavuga ari ukuri, ari Imana iri kubakoresha. ni ukuvuga ngo rero abantu bararya bari menge, kuko abantu bitonde, nagucema ijambo, abantu bitondere icyo bita umuhanuzi. Navuze ngo umuhanuzi w'ukuri uzamumenyera ku mbuto ze, naho abatari ukuri uzabamenya. Ni wa muntu ushobora kuza kuguhanurira, yarangiza akahita agira ute, akubwira ati ariko nta n'itike afite, akabwa nta n'itike afite. Wumvishe iyo mbuto akwereye imbere yako kanya, umuhanuzi w'Uwiteka nasaba itike, umuhanuzi w'Uwiteka najya asaba itike n'ibibaho, agenda ati yaba wowe uribwiriza kubw'umwuka w'Imana, n'Imana yamuhamagaye, ariko ntabwo ajya kubwira ngo mitike naje nta tike afite, ndahaguruka ne gute, ndagenda. Umuhanuzi w'Uwiteka kwemera akagenda n'amaguru akakugeraho, akaza akagusengera cyangwa akakubwira icyo Imana yavuganye nawe. none abakomisiyoneri bari gushakira abantu bahanuzi, kumva umuntu arakubwiye